N'ibyishimo byinshi kuri Kamikazi Dorcas ushoje amashuri ye yisumbuye segonderi. Ni umunezero mwinshi cyane, ngira ngo uyu Dorcas ndetse na Vestina n'abavandimwe murabazi mu ndirimbo ziramya ndetse zigahimbaza Imana. Bakunzwe mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda mu ndirimbo zagiye zihindura imitima y'abantu zikabasubizamo imbaraga, abandi bagakizwa, abandi donc indirimbo zabo zagiye zituma abantu bagirana ubusabane nijoro mu buryo bumwe cyangwa ubundi bijyanye n'ubutumwa butandukanye buri mu ndirimbo z'aba bana b'abakobwa. Uyu munsi ni abantu bakuru, ntago tukibita abana cyane kuko bamaze kuba abantu bakuru. Buryo umuntu warangije segonderi, Vestine yarangije umwaka ushize, uyu mwaka nabwo Kamikazi Dorcas nawe arayashoje. N'ibyishimo byinshi haba kuri we ndetse n'umuryango muri rusange, ndetse aho anitegura gutaha ubukwe bwa mukuru we Vestina, ufite ubukwe ku itariki 5 z'ukwa karindwi. Urumva ko ari ibyishimo byinshi muri uyu muryango. Mu by'ukuri Imana ibikoze iby'imbaraga. Reka twifurize Kamikazi Dorcas kuzagira ihirwe mu buzima bwo hanze y'ishuri agiyemo, ariko kandi ndabizi ko Imana yazakomeza no kumushyigikira na kaminuza agakomeza kuyiga. Ariko ashobora no kugira gutya nawe agatungurana, ugasanga nawe urabizi ko Vestine ubushize yatunguranye akimara gusoza kwiga mugahita mubona yinjiye mu rukundo. Dorcas nawe ashobora gutungurana ugasanga ahise yinjira mu rukundo ntawamenya. Byose bifatanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza. Ikimwe cy'ingenzi ni ugukomeza kubaha Imana ndetse no kuyikunda no kuyikorera mu ndirimbo zabo, ndetse impano yabo ntibazayiryamisha ahubwo izakomeze yake. Humura witinya, n'ahatari inzira ni mu kwayo. Evangeliste Daniel TV 7. Iminara yawe nzayubakisha amabuye abengerana, kandi urugabano rwawe nzarushingisha amabuye anezeza. Abana bawe bose bazigishwa n'Uwiteka, kandi bazagira amahoro menshi. Uzakomezwa no gukiranuka, agahato kazakuba kure, kuko utazatinya. Uzaba kure y'ibiteye ubwoba, kuko bitazakwegera. Iryo ni ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya 54 guhera ku murongo wa 12. Imana nibaha umugisha. Ndabashimiye cyane mwese abadukunda ndetse mugakurikirana ibiganiro byacu. Reka mvuge ngo Imana ibaha umugisha, kandi Imana ikomeze ibagirire neza mu byo mukora byose, mu kazi kanyu ka buri munsi. Imana ikomeze ibiteho kandi ibateze intambwe. Imana ibarinde umubi Satani, ahubwo umugisha w'Imana ndetse n'amahoro aruta y'abisi batanga abe muri mwebwe mwese, abatameze neza, abagize ibyago, ababuze inshuti ndetse n'abavandimwe. Reka mbabwire ngo mugire gukomera kandi mugire kwihangana. Hejuru y'ibiturwanya byose hari imbaraga z'Imana ziturwanirira. Mu isi dufashe igihe mu ntambara, nibyo koko, ariko kandi Imana igenda idukiza muri byose. Kuba utameze neza uyu munsi ukaba utishimye ntibisobanuye ko Imana yakuretse. Oya, Imana irahari, iragukunda kandi igufiteho umugambi mwiza. Nubwo ubona uyu munsi bitameze neza, ariko ahari kurira kwararira umuntu, ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Uwahoze akubona uri kurira, ejo akakubona wishimye kandi uririmba. Muri kumwe na Dani nk'ibisanzwe. Reka nshimire buri muntu wese wakoze subscribe kuri channel yacu, mvuga ngo Imana imuhe umugisha. Naho utarakanda subscribe, reka ngusabe ubikore kugira ngo tujye tubasha kubana mu biganiro byacu tugenda tubagezaho umunsi ku munsi nk'ibisanzwe. Bibiliya yavuze ngo abana bawe bose bazigishwa n'Uwiteka, kandi bazagira amahoro menshi. Kwiga ni byiza, kwiga bigira umumaro, ndetse bituma umuntu abasha kugira ubumenyi, akabasha kujijuka, ariko kandi hakaba n'ubwenge Imana itanga. Ni inkuru nziza yashimishije abantu benshi kuri Kamikazi Dorcas.
uyu Dorcas ni umwe mu bagize itsinda rya Dorcas nyine hamwe na Vestina, bakaba ari abavandimwe babiri b'inkurikirane kandi mwarabamenye mu ndirimbo ziramya ndetse zigahimbaza Imana. Ni abantu bakunzwe cyane, nanjye kuvuga ngo ni abana ariko uyu munsi bamaze rwose kuba abantu bakuru, donc bagitangira kuririmba nyine bari abana bakiri batoya, ariko uyu munsi buryo umuntu amaze kurangiza sixième segonderi aba amaze kuba umuntu umukuru nyine, birumvikana amaze kuba umuntu wuzuye rwose. Ubu rero n'ibyishimo bikomeye kuri Dorcas Kamikazi wabashije gusoza amashuri ye ya segonderi, aho yigaga mu kigo cy'amashuri cya Kigali International School. Akaba yabashije gusoza amashuri ye ya segonderi mu byishimo byinshi cyane, ngira ngo muramubona ku mafoto yambaye ikanzu. Hari ushobora guhita agira ngo wenda ni kaminuza, ariko murabizi ibigo biri VIP, ibigo nyine byiza by'ibisirimu, ubusanga basoza icyiciro runaka bakambara amakanzu nk'ayo muri kaminuza, yewe no mu bigo bya materineri muri garidiyeni nabwo hari abo ujya ubona rwose bambaye amakanzu bijyanye nyine n'imiyoborere y'ikigo runaka mu buryo butandukanye. Uyu Kamikazi Dorcas nawe rero akaba afite ishimwe mu mutima rikomeye cyane, ni mu gihe arimo nitegura ubukwe bwa mukuru we Vestina witegura kuzarushinga ku itariki 5 z'ukwezi kwa karindwi. Uyu Kamikazi nawe rero ari mu mashimwe menshi, ari mu mashimwe kuba yabashije gusoza amashuri yisumbuye ya segonderi. Reka tumwifurize kuzahirwa mu bundi buzima agiyemo, ndetse Imana ninamufasha azakomeze kaminuza. Ngira ngo ubwashize umukuru we nibwo yashoje, Vestina yashoje umwaka washize, nibwo nawe yashoje, nawe yigaga muri iki kigo nyine cya Kigali International School, bigaga mu kigo kimwe, ndetse n'abana bivuga ko bagiye bitwara neza mu kigo, nk'uko ubuyobozi bw'ikigo bubitangaza, bavuga ko mu by'ukuri ari abana bagerageje kwitwara neza, haba mu mico, mu myifatire, ndetse no gukomeza kugira indangagaciro za gikristo. Ngira ngo murabizi ko nyine uyu Dorcas na Vestina bijyanye n'indirimbo baririmba zo kuramya no guhimbaza Imana zabagize abasitari, baba bantu bamenyekanye cyane rwose, haba mu Rwanda ndetse no mu bihugu by'amahanga, bamenyekanye bijyanye n'indirimbo nyine bakora, muziki bakora, ndetse n'uburyo bafite amajwi meza, uburyo baririmba, hari abana bava indimwe. Ibi byose ntibyagiye bigenda bikurura amarangamutima y'abantu, ugasanga abantu nyine bakunze indirimbo zabo. Ni indirimbo zahinduye imitima y'abantu benshi, ni indirimbo zatumye abantu basubizwamo ibyiringiro, ni indirimbo zatumye abantu bakizwa, nuko ni indirimbo zatumye abantu bagira ubusabane n'Imana. Mu by'ukuri n'abana bakunzwe cyane mu kigo rero bigagamo, ari cyo Vestina arangirijemo umwaka washize, naho Dorcas nawe arangirije uyu mwaka. Biravuga ko bagerageje kwitwara neza, birumvikana ko bari abasitari ubwabyo. Hari ushobora gutekereza akavuga ati buriya mu kigo ubusanga batasabana n'abandi bana baciriritse bari aho ngaho, wenda wasanga ukavuga ati birashoboka ko bagaragaza nyine ko barenze, ariko siko biri, ahubwo bari abana basabana. Nyine Kamikazi Dorcas ni umwana wasabanaga n'abandi, ugasanga nyine arisanzuye, nta kubereka ko abarenze mu buryo bwo kuba ari umusitari, nuko nyine ageragezaga kubana n'abandi banyeshuri bose neza rwose, kandi ukabona ko yari afite imico myiza ya gikristo igenda iranga nyine umuntu w'umukozi w'Imana. Rero uyu Kamikazi Dorcas ushoje amashuri ya segonderi, Imana ikomeze imushyigikire. Ngira ngo n'ibizamini nabyo biri hafi, Imana izamufashe ibintu byose bizagende neza. Ngira ngo ari umugisha ukomeye gutangira amashuri, ugahera mu mashuri y'incuke ukajya pirimeri ukarangiza na segonderi. Kwiga nyine ni ibintu biba bitoroshye, ariko
Bibiliya yavuze ngo abana bawe bazigishwa n'Uwiteka. N'ibyishimo byinshi kuri kuri Dorcas ndetse n'ababyeyi be muri rusange n'inshuti ze ndetse n'abanyeshuri biganaga. Biba ari ibyishimo kubona umuntu ashoje amashuri, ntugire ngo ni ibintu biba byoroshye. Imyaka irenga 12 umuntu yicaye ku ntebe y'ishuri aba ari myinshi cyane, ariko Imana ibikoze by'imbaraga. Ubwo rero reka tuvuge ngo Imana izakomeze ibane nawe haba mu buzima bwo hanze yagiyemo, ndetse Imana nimushyigikire ikamucira inzira akajya kwiga muri kaminuza, nabyo ni byiza. Kuvanga kumucira inzira byo ni ibintu byoroshye, ari ubushobozi, hari wenda n'ibindi byose bitandukanye. Ndabizi ko Imana izabikora, ndetse tumwifuriza we na mugenzi we gukomeza guhirwa. Ubu nawe wasanga yagira gutyo ukabona aratunguranye da. Vestine yaratunguranye agisoza kwiga, dutangira kubona Vestine yinjiye mu rukundo rwose, ibintu birakomeye. Ejo tubona bagiye mu murenge, tubona ibintu bigenze neza. Ubu ngubu ubukwe bukaba buri ku itariki 5 z'ukwa karindwi. Ubu rero Dorcas nawe ashobora kugira gutya akavuga ati nari naratindijwe no kuva ku ntebe y'ishuri ati bya kaminuza nzaba mbijyamo nyuma, reka nanjye maze nishakira umugabo. Ntawamenya, ariko ibyo nyine nibyo umuntu aba yivugira. Ariko ndatekereza ko byose bifatanyiriza hamwe kugenda bibazanira ibyiza. Imana rero ikomeze ibaho umugisha mwese abadukunda ndetse mugakurikirana ibiganiro byacu. Mukomeze mugubwe neza kandi amahoro y'Imana akomeze abane namwe mwese. Ukore subscribe, duhe comment nubona ibintu ari byiza cyane, cyangwa se ukabona hari ibyo twakosora, kwandika comment yawe ukabitubwira. Ni byiza, ni by'igiciro cyinshi. Ndabakunda cyane, mwari kumwe na Dani, mugire ibihe byiza. Humura witinya, n'ahatari inzira ni mu kwayo. Evangeliste Daniel TV 7.